Mumeze mute inshuti z'Asongera, ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo niba uri umukobwa ukaba ugeze izi saha ukiri umukobwa utari wabyara, ndakubwiye ngo aha Imana icyubahiro kubera ko ibyo ni ishimwe rikomeye. Noneho nimba uri umukobwa warabyaye ariko ukaba ubona icyo uha umwana ari wowe ubyikoreye, nta wundi muntu, ari wowe wifashije ariko ukabona icyo umuha, nabwo ushima Imana. Hari abakobwa benshi ntabwo kuba utari wabyara umukobwa ntabwo ari uko ari imbaraga zawe, ni imbaraga z'Imana, ni ubuntu bw'Imana yakugiriye ikanga ko wafata igisebo cyo kuba wabyara utari washaka. Noneho kuba warabyaye ukaba ubona n'icyo umuha, nabwo ni ubuntu bw'Imana, kubera ko hari n'abababuze sheri. Hari ingo nyinshi zishakanye zimaranye imyaka 15. Ngewe marene wanjye yarinze apfa, Imana imuhiruko ridashira, urumva yarinze apfa. Amaze imyaka 15 ashatse, urumva yashakanye na pare wanjye nyine, urumva ni marene wanjye, aramushaka arinda amara imyaka 15 ashatse urugo atari yabyara, arinda apfa, urumva barinda nyine bamushyingura atari yabyara. Rero nimba waragize ubuntu ukabona uwo mwana ni umugisha, kubera yuko hari abantu bagiye bumva. Hari indi couple nzi ikize y'abakire, bafite amahoteli, bafite amabotike, bafite buri kimwe, ariko bamaze imyaka 20 barihanganiranye nyine, baravuga uti ubwo ni uko. Reba nawe kugira ibintu byose ushaka, Imana ikaguha ibyo ushaka byose, ariko ntuzigere ubona umwana. Ni ukuri jya ushima Imana uko umeze uko nguko. Imana ishobora byose, Imana iba yaranditse icyiciro cy'ubuzima bwawe ukivuka. Rero niba warabyaye ntukajye winubira Imana, kubera yuko niko yari yaranditse ko bizagenda, kandi nawe ntukajye wirenganya, ni uko nguko Imana yanditse ko bizagenda. Urakoze cyane, liking na following kandi usharinge no video niba ukunze ibi mbabwiye. Ciao ciao.